Muri ino minsi usigaye usanga ingo nyinshi zidakunze kurambana bitewe na bimwe bagenda badahuzaho. Uyu munsi rero twabateguriye ibintu 7 uzakora urugo rwawe rukaramba, waba uri umusore uri gutereta umukobwa urugo rwanyu rukazaramba, cyangwa se uri umugabo urugo rwanyu rukazaramba. Banza ugenzure neza niba utarakanda subscribe wikande, kuko ibintu ducisha kuri uno muyoboro nta handi hantu uzajya ubisanga. Kanda subscribe ubundi twikomereze. Ikintu cya mbere rero kizakwereka ko uwo mukundana urukundo rwanyu ruzaramba, ibintu mukora byose mubyumvikanaho. Haba mu kazi runaka, igikorwa cyose mukoze iyo mwacyumvikanyeho, urugo rwanyu rurakomera. Kuko abenshi na benshi bashwana iyo badahuza, ugasanga umugabo akorera amafaranga ntayageza mu rugo, ugasanga yajyana ahandi hantu hagiye hatandukanye, cyangwa se n'igihe ayazanye ugasanga umugore nawe ari gushaka kuyayobora kandi mbese batarumvikanye. Rero iyo bumvikanye, urugo ruba ari urugo rutuje cyane kandi rufite amahoro, rufite n'iterambere. Rero iyo uri umusore cyangwa se uri umugabo wifuza kugira urugo rwiza rukazaramba, nuko mwabaho mwumvikana, ikintu kibayeho kitari cyiza mukakiganiraho, ibyo bizabafasha. Ikintu cya kabiri rero kizakwereka ko urugo rwanyu cyangwa se urukundo rwanyu ruzaramba, nuko ibintu byose mukoze cyangwa se agakosa kabaye mukaganiraho, ntimugashwaniremo. N'igihe mushwanye mbese ntibibe ibintu birebire. Ugasanga niba nk'umugabo yatashye atinze, ugasanga umugore atangiye avuga ngo umugabo yari ari mu ngeso mbi, cyangwa mbese ibintu byinshi. Rero iyo mwumvikana ibintu byose birabafasha, kuko hari igihe usanga urugero nk'akazi katari kugenda neza, batari guhemba, ugasanga umugabo ntiyabibwiye umugore, ugasanga umugore atangiye avuga ko umugabo asigaye ajya mu ndaya. Rero iyo mwumvikana mukaganira, agakosa kose kabaye mukakaganira, aho ngaho bifasha urugo rwanyu gukomera, kuko ntabwo rwasenyuka ibintu byose mubiziranyeho. Ikintu cya gatatu kizakwereka ko urugo rwanyu ruri gutera imbere cyangwa se urukundo rwanyu ruri gutera imbere ruzanaramba, nuko ibintu byose mukoze haba harimo ubwubahane. Muri ino minsi rero usigaye usanga abagore bamwe na bamwe batubaha abagabo babo, ndetse n'abagabo ugasanga ntibubaha abagore babo. Ugasanga umugabo ageze mu rugo nahaye umugore w'agaciro, ugasanga ari mbese ntamwitayeho. Rimwe na rimwe ugasanga n'umugore ntita ku mugabo we. Hari ibintu bimwe na bimwe umugore aba agomba gukorera umugabo we, cyangwa se umusore agomba gukorera umukunzi we akabona ko umwitayeho. Rero iyo utamwubaha bituma urukundo rwanyu rudatera imbere, kuko hari igihe usanga n'urugero umugabo aravuze ari kubwira umugore, ugasanga umugore ntamwumvise, ugasanga mbese ntari kumureba neza. Rero iyo mwumvikana mwubahana, ibintu byanyu biba neza. Iyo wubaha mugenzi wawe cyangwa se umugore wawe, bigufasha mu gukomeza urugo rwanyu. Ikintu cya kane kizakwereka ko urugo rwanyu ruzatera imbere cyangwa se urukundo rwanyu, ntabwo mwishishana. Kuko abenshi na benshi hari igihe usanga bishishana, ugasanga n'urugero nko mu gikorwa cyo mu buriri, ugasanga ntibumvikana, rimwe na rimwe ntibishishana, ugasanga umwe ntiyasoma undi, cyangwa se mbese ni byinshi. Ariko iyo mwiyumvanamo, ugasanga umugabo ntiyagendana n'umugore we mu nzira avuga ngo ni kibi. Rero iyo wishisha umugabo wawe cyangwa se wishisha umugore wawe, ni zimwe mu nkingi zizatuma urugo rwanyu rudatera imbere. Rero iyo mutishishanya, bibafasha mu kubaka urugo rwanyu neza. Urugo rwanyu ni rwa rugo usanga rubera abandi intangarugero. Rero iyo mwiyumvanamo kandi mutishishana, bibafasha mu kugira urugo rwiza. Ikintu cya gatanu kizakwereka ko urugo rwanyu cyangwa se urukundo rwanyu ruzaramba,
murafuhirana. Iyo abantu bafuhirana ni ikimenyetso kigaragaza ko abantu bakundana. Nanone gufuhirana ntibibe gufuhirana birenze urugero, ko hari igihe usanga nk'umugore cyangwa se umugabo ugasanga afuhira umugore we. Umugore we ngo ntiyavugana n'undi mugabo, cyangwa se umugabo ngo nawe ntiyavugana n'undi mugore. Ugasanga aho ngaho rero hari igihe usanga ni urugero nk'umugore afuhira umugabo cyane, umugabo bikarangira bya bindi ugasanga umugabo ntanakora ibyo bintu ariko umugore aramufuhiye cyane, ugasanga umugabo anabigiyemo atarabigambiriye. Ugasanga nk'umugore aravuga ati ni wowe unca inyuma ujya mu bandi bagore. Ugasanga umugabo bimuteye ipfunwe, ugasanga nawe abigiyemo bitewe n'ibihano umugore yafatiye umugabo. Rimwe na rimwe ugasanga ku gikorwa cyo mu buriri umugabo ntarebaho. Aho rero niduzangiza urukundo ntirutere imbere. Rero iyo mufuhirana mugafuhirana mu buryo bwiza butari uburyo bukabije, aho ngaho bifasha urugo rwanyu gutera imbere. Ikintu cya gatandatu kizakwereka ko urugo rwanyu ruri gutera imbere ni uko urugo rwanyu ruba rurangwamo n'urwenya. Urugo rurimo urwenya ni urugo ruba rumeze neza, aho umugabo avuga amagambo mbese asekeje. Aho ngaho bifasha umugore kumva ameze neza. Mbese urugo rurimo urwenya ni urugo ruba rumeze neza. Iyo mwumvikana mukora ibintu byose mwavuganye, aho ngaho mukongeraho n'akantu k'urwenya. Urwenya ni rumwe mu mfunguzo zo kugira ngo urugo rwanyu rumere neza. Niba uba mu rugo ugasanga umugabo ameze nk'umusirikari uvuye ku rugamba, ugasanga n'umugore nawe rero ameze nk'umugore uri ku gise, aho ngaho ntabwo urugo rwanyu rwabasha kuba rwiza. Rero iyo mutera urwenya, ibintu byose mubiganiraho, mbese mwiyumvirana, aho ngaho bifasha urugo rwanyu. Ikintu cya karindwi kizakwereka ko urugo rwanyu cyangwa se urukundo rwanyu ruzaramba ni uko ibintu byanyu byose mubyereka Imana. Iyo upfukama ugasenga Imana, wereka Imana ibintu byawe, Imana iragufasha. Rero ibintu byose ugiye gukora iyo wabishyizemo Imana irabigufasha. Inama rero nagira abasore cyangwa abakobwa, igihe mugiye mu rukundo mujye mururagiza Imana. Urugo rwaragijwe Imana, Imana irarufasha. Ntago Imana ifasha utifashije. Rero nawe iyo ufite ubushake bwo kugira urugo rwiza, Imana iragufasha. Ereka Imana ko ushoboye nayo izagufasha. Ushobora kuba warugeze kuri uno munota wari ugikurikiranye ino video. Icyo nagusaba cyo ntugende udakanze subscribe kugira ngo ikiganiro cyose ducishije kuri uno muyoboro ujye uba uwa mbere mu kukibona. Ino channel yitwa Aime Love Story and Advice. Mwakoze cyane mwe twabanye muri ino video. Imana ikomeze ibakubire karindwi kandi Imana ibaho urukundo ruzanaramba.